Biryogo muri hehe muze tubyine Nyamirambo muhaguruke baby gago shake your bum bimeze kano kanya no kubera nicyo kintu nakoreraga nicyo kintu nako kantu k'amatsiko cyangwa akantu abantu batari bazi wihanuriyeho kandi kajya mu bikorwa like our writers, umuntu wagiye gitera ibikorwa by'imbaraga. So mwashaka ku approaching ngo mugebe more voice overs. Yes. More writing. Yeah. I'm a poet. Yes. Ngabona kaganda ngakubwiye. Kandi tugatekerezo cyane. Ntabwo it was like artistic. Someone to approach you agusanga kugira ngo I'll give the number. Let's finish this. Ko muri iminsi ndani nano twapanga ibintu byose wumva kabisa nagufasha aho nabikora nagira. Kama vuza twumva. Sky tari he. Magai Sky tari he. Ari marazi. Ubu mukanya rero. Aha. Eddie, uricara he, ye ndicaranga. Zana umufungo.
muhaguruke, baby girl, go shake your bum. Go shake your bum, Kigali, we go make you dance. Alright, we go make you dance. Oh yeah, Biryogo. Punguza maneno. Just shake your body, shake your body. Just shake your body, shake your body. Okay, this is Davis D. Wow, the fantasy birashimishije. It's good for kwakira umuhanzi nka Davis D. Urabona music hari abahanzi mwatangiranye for this time ntabwo turimo kubona, ariko for this time Davis D ahora yiyubura. Uraza gusanga Davis D ari muri trap, uraza gusanga Davis D ari muri afrobeat, uraza gusanga Davis D ari ahantu hose. Yes. This talent uyifata gute, uyibungabunga gute kugira ngo Davis D ahora ari uwariwe aka kanya? Davis D ni nk'amazi, nta kintu kimubloka gihari. Nimba ariho trap arajyamo, nimba ariho zouk arajyamo, nimba ariho afrobeat arajyamo, nimba ariho dancehall arajyamo. So ijwi cyangwa Davis D, ijwi ryo rimaze kuba instrument ifitinga muri buri kind of music. So ikintu navuga ntibagiwe ninjye, so ntabwo ndeka kubivuga ngo ninjye gusa ndi mu bantu kubona imideli ijyana na creativity, uko wiburura, uko ugerageza kuza mu yindi sura. Sometimes abantu bakabona kuri chat buri gihe, biterwa n'ibyo bintu byose, ni combination y'imiziki myiza ndetse na fashion. Ndimo gusoza ndagira ngo ubwire abantu bagukurikiye bari hano b'abanyabiryogo bafite talent, baba Davis yatangiye mu Biryogo uti kumona nk'umustar, gira inama waba nk'urubyiruko mu gusoza umwaka batangirana ingamba nshya, so bavuga ati Davis D yakoze ibi kandi banakureberaho nk'umuhanzi w'umustar, bagira icyo cyizere. Bwira ntago ari budget izagukura muri press urimo aka kanya. Press aka kanya barimo ntago bariyubaka, reka mbivuge gutyo. Ntago ari budget izagukura aho, ubwabyo ni ambition mvuga ko ariyo courage. Yes, so niyo moteri y'ibintu byose. So no kuvuga ngo ari ushobora kuza akaguhereza miliyoni 10 umva ko zihagije, then kuza kubagiza ugomba kugira. Ariko nimba ufite ambition yo gutunga miliyari 10, ayo ngaho uzabona n'amafaranga y'ubunyobwa. So no kuvuga ngo rero ikintu cya mbere gikenewe kugira ngo ugere kure hashoboka cyangwa kurutigeze utekereza ko wagera na ambition. Ni Davis D waje hano mu Marangi cyangwa mu Biryogo, ufite papasi yo kugira ngo asangire na fan base yiwe. Mugiye gusangira rero ahantu hagiye hatandukanye hano mu Marangi, bitewe nuko abantu nyine ni fan base nini cyane, ntago yajya wenda ahantu hamwe ngo wenda ngo babumve ko batekanye cyangwa ngo birangire. Ni hehe mwateguye mugomba kuba mugiye kuba mwakira aba bakunzi banyu? Ari ni ukuvuga ngo muri hamwe mwateguye harimo makoko, by'umwihariko ni Davis D ugiye kurangiza umwaka wiwe cyangwa agiye gusoza umwaka 2023 yishimana asangira na fan base yiwe y'abantu nyine baje bamushagaye, by'umwihariko abakunzi biwe ubona yuko bamwakiranye urukundo ndetse n'urugwiro rwinshi cyane. Mwateguye kuba mwasangirira he? Ni ikihe gikorwa? Icyo gikorwa cy'umusangiro kigiye kubera ahagana hano muri ka free zone mu Marangi. Yes, igikorwa kigiye kubera aho bita muri Makoko restaurant and visit Rwanda. Kwa Easter Coffee. Yes, kwa Easter Coffee ndetse na Nyumbani restaurant ndetse na Nyumbani. Yes, of course. Nyumbani wese wifuza kuza gusangira na Davis muri Makoko Shine Boy, arakubwiye ngo uramusanga muri Makoko, ahandi ni muri Nyumbani ebyiri muri Rwanda. Yes, Easter Coffee. Yes.
So wowe uri kudukurikirana gatanu kuri gatanu, this is Big Radio and TV online live with Davis D. agiye kuba yasohoka baratumuziza muri studio za Big Radio and TV online, tumubwira ngo abantu bababwira bakore subscribe kuri Big Radio. Yes, bagomba gukora subscribe kuri radio yacu, kuri Big Radio, radio yacu ya Biryogo. Reka mbiraho gukora subscribe. Fanboy, I'm there for you guys, so mukore subscribe And we need your support. Yes, of course. Yes. Support mukore subscribe kuri radio yacu, kuri nation yacu, and then twubaka ubumwe twese nk'abanyabiryogo. And then icyo nabwira abakunzi banjye, usibye gusangira ndacyabafitiye n'impano ndi kugenda mbahereza nk'uko naje nzibahereza. So babe ready, turacyari nanjye ariko iyo mana ndayikeneye. Now of course nawe murayibona nta cyane rwose. Asante sana. Sawa, let's go live with the guy.